Tubaye ikaze tubifuriza amahoro y'Imana ku rubuga rwa Reba TV yacu murabona abatumirwa, turabona umubyeyi n'abana. Uyu mubyeyi abantu benshi baramuzi ku rubuga rwa Reba TV yacu n'izindi mbuga zitandukanye, ariko ndabona uyu munsi ari kumwe n'abana. Twabaye ikaze mukibwira abakurikiye urubuga rwa Reba TV yacu, n'ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nitwa Tuyisenge Claudette Evangeliste, ndabasuje mu izina rya Yesu. Muraho neza? Imana iracyabarinze, nimuba amahoro mu izina rya Yesu. Mubona ko rero hano mfite abatumirwa, mfite abantu rwose beza cyane, mubona ko bameze neza. Abana bite? Mesha. Amakuru Ni byiza. Amakuru ni meza. Ko wambaye nk'abahanuzi se, uri umuhanuzi? Yego. Wowe se uri umuhanuzi? Yego. Gusa mugira amazina ra? Yego. Wowe witwa nde? Ineza Oruna Poterini. Wowe witwa nde? Dashman. Dosha. Witwa Joshua. Joshua, uzi gutera haleluya se byibura? Yego. Ngaho tera haleluya. Amen. Ongera iyindi ya kabiri. Amen. Ongera indi ya gatatu. Urabyumva, haleluya zirukana abadayimoni. Ugiye gutera rero indi imwe kugira ngo nuriya mukobwa atere haleluya. Ngo rimwe kabiri gatatu. Amen. Ngaho ifate neza, gufashe n'amazi yawe rwose, uri umuntu w'Imana, yafate gutya. None se muhanuzi kazi, waramutse neza? Yego. Urashima Imana? Yego. Nawe urashima Imana? Yego. Watubwiye ngo witwa Apoteline. Witwa Apoteline Ineza Orunera, twamuha ikaze tukiragiza Imana akadusengera nk'umukozi w'Imana. Ni Apoteline nabanza dusengera Imana. Mu izina rya Yesu turagushimiye, Imana iturinde ubwo tukigera gusenga, kandi twabyutse tumeze neza, kandi Imana iturinde, kandi turagushima amafaranga akaza mu buzima bwawe. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Mana ndutu not ashana. Amen. Amen. Ngo dukomere Imana mu mashyi. Urabona ko iri teraniro rero rimeze neza. Yavuze ngo yitwa Apotre niyo gushimwa Joshua, yitwa Apoteline Ineza Orunera. Apoteline ni intumwa y'Imana y'umukobwa, iyi nawe ni intumwa y'Imana. Hanyuma mwese reka mbaze mbahe haleluya, mutere haleluya rimwe kabiri gatatu. Amen. Nawe tera. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Okay, Imana ibahe umugisha, murakoze. Mwakomeza nyine mutubwira ibyo mwatuzaniye ku rubuga rwa Reba TV yacu. Ndabona ari umunezero, ndabona ari ibyishimo. Ese aba bana nibo bawe? Joshua ni uwuhe ko numva ariwe bakwitirira? Uriya se niwe, uriya mukobwa niwe Joshua? Adusobanurira muri uyu mwanya kugira ngo tumenye abantu turi kumwe. Uyu niwe mutoya, niwe Joshua. Uyu nguyu niwe mukuru, niwe Orunera. Ariko ntabwo ari aba twabyaye bonyine, hari n'abandi twabyaye. Ni ukuvuga ko twarabyaye bane. Imfura ntayihari, n'uri hagati hano ntawe uhari, ariko turabishimira Imana ko twebwe turi bazima, kandi murabona ko ari umuryango unejeje. Abana muranezerewe se? Yego. None se ko mutari guseka niba munezerewe? Nimuseke turebe ko muzi guseka. Abana rero abana baranezerewe, ni abakozi b'Imana bagize amahirwe adakunda kugirwa n'abana bose, bavukiye mu muryango mwiza ufite agakiza. Nabo rero bakoze rwose bakunda gukorera Imana. Imana ibahe umugisha. Yego. None se kuki bakwita mama Joshua ntibakwite mama Orunera? Byatewe n'iki? Mama bwatugize ngo mama Joshua gatuzi ko ariwe mukuru. Joshua tubona ariwe muto. Wowe imfura yawe ni iyihe? imfura yanjye ni iyi ngiyi. Mana bisha. Mana bisha. Impamvu banyitirira Joshua niko kazina koroshye. Orunera rero gakunda gukomerera abantu, ariko nyine nuko bakoresha koroshye. Mama bisha.
Okay. Nanjye ndi ku buhanga bw'ibyuma, ndi umutware, nitwa niyo gushimwa Daniel Joshua, ndiho ntunganya iki kiganiro tugikora neza kugira ngo kibashe kubageraho kimeze neza. Wasobanurira abantu umutware sari hendu nare nivuze ariko nibo wababwira ko ndi muri ako kazi nyine. Nkuko mu byumba umutware ari mu kazi ni uri kudufasha gutunganya iki kiganiro. Murakoze. Hakomeza nyine abatumirwa batuzaniye iki, uriya mukobwa numvise avuga ngo afite ubutumwa ashaka kubwira abantu, hari indirimbo ngo afite ashaka kuririmbira abantu, ndumva twamuha ikaze mufatanije mugakomeza mukaduha ibyo mwaduteguriye. Impamvu twazanye abana mu kiganiro ni ukugira ngo duhe ikaze n'abandi bana baze barebe iki kiganiro, barebe abana bagenzi babo, bumva ukuntu baririmba, bumva utuntu bagiye bazi, babafashe. Ariko se Orunera, bite byawe? Ni byiza. Uri umuhanuzi w'Imana. Ndatekereza ko mu minsi iri imbere mu kwezi kwa karindwi ari buri bwuzuza imyaka 6. 10. Oya, uruzuza 6 ntabwo wuzuza 10. None se Orunera, bambwiye yuko muri minsi uri gutegura graduation, nibyo koko? Urategura graduation? Ako tuzakora kuwa mbere. Aha, kuwa mbere rwose ngo bazaze muri graduation, Imana izabaha. Mufatire mikoro maze bigende neza. Joshua, reka mwereke. None se Joshua, uri umuhungu cyangwa uri umukobwa? Oya ama ai. Uri umuhungu, ubivuze nko mu Giswahili buriye. Uzi gukoma mu mashyi se? Okay. Noneho tugiye guha Orunera turirimbire. Nawe uraririmba. Rero urakoma mu mashyi, Orunera agiye kuririmba, noneho urakoma mu mashyi. Njyewe nawe tugiye gukoma mu mashyi, Orunera ari kuririmba. Orunera ngo turirimbire. Turi Alpha na Omega, uri tangiro ukaba n'iherezo, mbese twakubaho ukaba n'iherezo, kandi ari bwo bushobozi magambo meza y'ubugingo. Uri Alpha na Omega, uri tangiro ukaba n'iherezo, mbese twakuvaho tukajya ahandi, ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Ngotera haleluya, Imana igumugisha. Nitugera mw'ijuru hazabayo ibirori bikomeye. Nitugera mw'ijuru hazabayo ibirori bikomeye. Haleluya. Amen. Urakoze, Imana igumugisha. Uyu muhungu rero mureba akunda gutera haleluya nyinshi cyane. Ngotera haleluya 3. Indirimbo. Yesu, 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 Mama. Yesu uramuzi se? Mbwira, Yesu uramuzi? Yesu uramuzi? Mama to. Yesu ni mwiza. Yesu yaremye n'abana, akunda abana, sibyo? Ngaho mugire gutya musuza abana bose bari hariya bari kubabona. Muvuge ngo abana bite? Abana bite? Turabakunda. Haleluya. 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 Imana ibahe umugisha. Rero buriya tugiye gusengera abana bose. Hari abana bari kubareba, tugiye kubasengera. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusengera abana, Imana ibahe ubwenge ku ishuri, sibyo abana? Muvuge ngo yego. Yego. Imana ibahe umugisha abana. Ego, abana mwe Imana ibahe umugisha. Tugiye kubasengera rero bari abana bari muri Amerika tubasengera. Bari abana bari muri Aziya tugiye kubasengera. Ngo mwifate neza tubasengere. Mwifate neza. N'abari mu Rwanda bose tugiye kubasengera.
muri Canada. Yego. Okay, ngo mwifate neza tugiye gusengera abana. Tugiye gusengera abana, yego, tugiye gusengera abana. Mutarabasengera, uriya mukobwa yatubwira ibijyanye no ku ishuri, yabibonye gute, ese ni ibiki yize ku ishuri, yarageze mu wa kangahe, yabaye wa kangahe, ibintu nk'ibyo ngibyo watubwira ineza Ornella we. Yego. Watubwira wiga hehe? Wiga kuri Twiza. Wiga hehe? Wiga kuri Twiza. Rwiza na Sare Sikuru. Iba hehe? Iba hehe? Iba i Kanombe. I Kanombe tujya twumva ku kibuga cy'indege. Ujya ubona indege ziguruka se? Yego. Indege ziguruka zite? Ziguruka mu kirere. Gute? Nawe guruka ndebe. Nuko nguko indege zigaruka. Natubwire nk'ibintu yaba yibuka yize ku ishuri. Ishuri wize ibiki? Nize. Yego. Mu rugo dufite amatungo menshi, nkunda kugana muri yayorose, aranyura, aranezeza, ni muvuku ndarimeza. Inkaka iravuga kukurukuku, inama ikavuga ma, ingana ikavuga mo, akapusi kakavuga meow, ingana ikavuga None se Ornella, tubwire bitari indirimbo, ibindi bintu wize ku ishuri uzi ni ibihe? Muri mikoro ryo atubwire ibindi bintu yize. Nursery school, we are the heroes and the foundation of education. We change our life from dark to shine because of good teachers. We reach our dreams, all of us together. Never give up, never give up, never. Bravo. Nese Ornella, wiga mu wa kangahe? Niga muri garidiyeni. Wari urangije iya gatatu ugiye kujya? Mu wa mbere. Ngaho nubishe ufite amakuru ngo ufite nka graduation, ese koko urayifite? Yego. Ni ukuvuga ngo ushoje garidiyeni ya gatatu, ugiye kujya mu wa mbere. Ndumva ufite ibintu byiza kandi ndumva waranize ishuri wigamo, ndumva ribigisha neza. Ese Ornella, nta bindi bintu uri kwibuka se wabwira abandi bana byagufashe? Nta jambo ry'Imana waba uzi? Ese usengera hehe? Ibintu nk'ibyo. Rwimbogo iba hehe? Ari haruguru. Nawe ubwo ni muri Kanombe. Nta ijambo ry'Imana se uzi watubwira? Gerageza twumve. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarusobanura mu gice cya gatanu. Aravuga ngo abagiye mu ijuru bazagaruka igihe cyose gihoraho, natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Ushekeje abadukurikiye, none uzi ko noneho washiriyemo na komedi mwabibonye ko aba bana rero bafite impano nyinshi, bafata mu mutwe ibintu byinshi kandi bameze nk'abakomediye. Nuko nguko nyine bameze, ariko kandi nabyo ni byiza, turabishimira Imana. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye gusoza iki kiganiro dushima Imana, ariko kandi dusengera abana. Impamvu twazanye aba bana, twari dufite gahunda yo gusengera abana muri iyi minsi. Hagenda haba kenshi cyane impanuka z'abana, abana bakajya nko ku mashuri ugasanga impanuka zashengereje abana. N'umudayimoni
usa nkaho yazamutse ikuzimu ariko wibasiye abana. Niyo mpamvu tugiye gufata umwanya wo gusengera abana bari hafi n'abari kure, abarwaye n'abazima, abajya ku ishuri bikanga, tugiye kubasengera mwese, hanyuma Imana igira icyo ikora. Ndumva twasenga. Ariko utarasenga, yego, aba bana nibo wabyaye bonyine? Tubwire ubundi umubyeyi w'abana bangahe, tubwire n'ubundi uko bimeze, abantu bamenye uwo uri we. Claudette ni umuntu ki? Claudette ni umubyeyi w'abana 4. Aba 2 mureba nibo bariho, abandi 2 nabo ntabwo bariho. Imfura bwite ntabwo ari Orunera, imfura ntayiriho, yitabye Imana. Hanyuma Orunera kandi afite murumuna we utari uyu nguyu, nawe yitabye Imana. Hanyuma uyu niwe wa 4. Birumvikana ko 2 batashye, ariko nabyo ntacyo bitwaye. Buriya aho batashye harahari, nta muntu utaha adafite aho atashye. Baratashye, umwami wacu arabafite, kandi twizera ko mu gihe tuzajya iherezo natwe tuzabasangayo. Claudette, wari ukumbuye abantu benshi bari bagukumbuye kubona ku rubuga rwa Reba TV yacu. wari uruhugiye mu duki se? wari mu biki? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, umuntu aba afite byinshi byo gukora. Tuba turi mu ivugabutumwa kandi rinini ryagutse. Hari igihe kenshi umwanya wo kuza hano, hari igihe biba bitoroshye, ariko nyine turashimira Imana iduhaye uyu mwanya, kandi turi bazima nk'umuryango. Imana ishimwe. Hari igihe twakabaye tuza aha ngaha tuvuga ibindi, tuvuga ko wenda hari undi twabuze, tuvuga ko turwaye, ariko tumeze neza, turi bazima, turashima Yesu. Urakeye, umeze neza. Imana ishimwe no kubera Imana. Wambaye neza. Urakoze cyane. Ubanga igihe kinini twaba tutari gukubona, ubu buri mu ivugabutumwa. Yego rwose. Ariko rero n'abantu bagiye bagukumbuye, wenda baze kubitanga muri comment. Hajya umara igihe kinini abantu bakumbuye kumva ijambo ry'Imana, kumva uko uvuga utagaragara kuri kamera. Njye niko mbibona, abantu baba bakunyishyuza. Sinzi icyo wababwira ukuntu bajya bumva ijambo ry'Imana kuri urubuga rwa Reba TV yacu. Nubwo bakunda no ku zindi mbuga, uru rubuga nubwo tugukoresha nk'umutumirwa, ariko tuzi ko n'ubundi uru rubuga ari urwa famiye. Yego, ntacyo, bizagenda bimera neza kandi bijya mu murongo. Umurimo w'Imana ni mugari, kandi ibyo gukora muri wo ni byinshi. Hanyuma natwe turabizeza ko tuzajya tugerageza tukabikora. Yego. Sinzi nimba ibintu mwari mwadupangiye byaba ari ibyo ngibyo. Ese abantu ko mwese mujya muri telefone, mwajya ko no mu kiganiro ra cyangwa telefone manza. Abana mwaramutse neza? Turumva ibyo twari twabateguriye n'ibyo. Cyari ikintu gikomeye kirimo no gusengera abana koko. Wagiye no muri vacances, sinzi icyo mugiye kubasengera icyo ari cyo. Tugiye gusenga Imana ishyira uburinzi ku bana. Ishyira uburinzi ku bana, baba bari mu rugo, mu biruhuko, bari ku mashuri, mbese mu buryo bwose ahantu hari abana, Imana ibarinde, bashyireho uburinzi. Yego. Turabishimiye cyane ku rubuga rwa Reba TV yacu, kuba utweretse abana ufite. Abantu benshi ntabwo bari bazi ko ufite n'abana bakuze cyangwa baba biga. Ni amashimwe akomeye cyane. Umurimo ukora, hari igihe abantu benshi baba bagukeneye inama nyinshi, ingo zubatse, zitubatse, abashaka kubaka ingo, bafite ibitekerezo byinshi wabwira abantu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, dukora umurimo w'Imana mu buryo bwose Imana idushoboje. Abantu baba bafite ibyifuzo, bavuga bati twebwe kubisengera byatunaniye, twebwe twahamagariwe gufasha abantu muri ubwo buryo, tukabasengera. Abantu baba bakeneye inama z'umwihariko, abo ari bo bose, mu byiciro no mu ngeri izo arizo zose turabafasha. Yego, ibintu byose bijyanye n'amasengesho turabafasha abantu, kandi twumva ari icyo Imana yaduhamagariye, kandi Imana iradushoboza. Hajya tutarasoza, uraza gutanga nomero ya telefone abantu bakeneye ko babafasha mu gusenga, cyangwa bakeneye bafite ibiterane, ivugabutumwa. Ubundi umurimo w'Imana ukora umeze ute, ushingiye ku ki? Umuhamagaro ukoresha ni uwuhe? Ngira imihamagaro myinshi, ariko nkunda umurimo w'ivugabutumwa. Ndakora ivugabutumwa hafi ndetse na kure, kandi mu gihe cyose. Ubwo ni binyuze mu ijambo ry'Imana? Mu ijambo ry'Imana cyane cyane.
yego no gusengera abantu b'Imana. ubwo se twavuga ngo tubwire ibikurimo mu ijambo dusoza ijambo tubwire riri kugufasha hafi nk'umuvugabutumwa hari umuntu wese wagira utatubwiye n'ijambo ry'Imana amavuta yawe turayemera. Ijambo ry'Imana riri muri ryubaka umutima wanjye ni ijambo ryiza riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo waho wa 24. Hari ijambo ryiza rijyanye n'ibintu byo kubaka rivuga ngo inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Havuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Mu by'ukuri turi mu gihe umukristo uri mu rugendo ashobora kuba ari kubona ibintu byinshi bitandukanye kandi bishaka gusenya inyubako y'agakiza yubatse cyangwa inyubako y'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero kugira ngo umuntu abeho yubakitse ari umukristo mwiza agomba kuba afite ijambo ry'Imana muri we kandi rwose navuga ngo ryuzuye. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ni ukuvuga rero iyo wubakitse ntushobora kubura ibigusenya. Ikintu cyose cyubatse kiba gifite n'ibishaka kugira ngo gisenyuke. Hanyuma nkaba mbifuriza kubaka iyi nyubako igakomera. Biravuze ngo umuntu wese wumva amagambo y'Uwiteka akayakomeza ngo uwo ni we munyabwenge. Biratangaje kuba ibyo dutekereza bitandukanye n'ibyo Bibiliya yavuze. Hari igihe kenshi tuba tuzi ko abanyabwenge ari abantu bageze ahantu cyane kandi koko nabyo nibyo ni abanyabwenge kandi abantu bafite ubwenge mu bintu bitandukanye. Hari umuntu ufite ubwenge mu mibare, hari umuntu twemera ko ari umunyabwenge mu bumenyi bw'isi, mu mateka, mu bintu bitandukanye byinshi, mu mashimi n'ibindi byose tukavuga ko ari umunyabwenge. Ariko biratangaje kuba Bibiliya ivuze ngo umuntu wese wumva amagambo y'Uwiteka akayakomeza ngo azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Hanyuma urutare nta rundi ni Kristo. Nta handi dufite twakubaka inyubako y'agakiza ngo ikomere. Ntabwo twayubaka ku miryango, ntitwayubaka kubo twizera. Mbese inyubako y'agakiza tuyubake kuri Kristo. Hanyuma namwe ndabifuriza kuba ariho mwubaka, kuko kuri Kristo niho imiyaga ihuha ntikubite hasi inyubako y'umuntu, ariko umuntu ashobora kwishingikiriza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Umuyaga wahuha cyangwa imvura yawe bigatemba nibyo yari yiringiye, ariko iyo wubatse kuri Kristo ukamwikomezaho nawe aragukomeza. Niba wifuza gukomera, niba wifuza kuba wubakitse, niba wifuza kuba ufite ibyiringiro, niba wifuza kuba muri uru rugendo ariko uzanagira iherezo ryiza, ubaka inyubako yawe kuri Yesu. Imana imugisha. Igihe abantu baba bagukeneye mu buryo butandukanye, nomero iboneka kuri WhatsApp ku muntu ugukeneye ko mwafatanya gusenga. Hari abantu baba barakubuze ariko banagukeneye, nimba bishoboka ko wayitanga. Abantu bankeneye ntabwo mba ntekereza ko banambuze, ariko ubwo hari abagiye kumbona ahubwo bakangenera. Reka nyibahe ni 078 95 98 264. Imana ibaho umugisha. Abana noneho muve muri phone mutubwire icyo mubwira abandi bana mubasezera. Uhaye bayi wongere bayi yindi. Imana ibarinde. Mace mbere yuko dusengera Ronera n'ubundi yasengera abandi bana dusoza. Ronera asengera abana bose n'abari muri Amerika basengera. Sengera abana bose basengera. Amen. Imana iturinde kandi Imana iturinde ibintu byose, amafaranga araje, ubuzima bwose uturinde kandi Imana iturinde. Amen. Urakoze gusengera abana, natwe reka tubasengere. Imana ibakomeze. Si gusengera abana bonyine, ni ugusengera imiryango muri rusange. Imana ibaho umugisha kandi ibarinde, ibakomeze, mukomeze kubaho mwubakitse mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye mu izina rya Yesu kuko
wabonye ko ari byiza yuko ababyeyi babaho, bikaba ari ngombwa ko banabyara uhabwa icyubahiro, ariko twibutse n'abadafite abana kugira ngo babahe, kandi twibutse mana na ba bandi batarashyingirwa kugira ngo ubahe ubukwe, ubahe aza mariage, ubahe abo kubana nabo mu izina rya Yesu. Hanyuma dusengera abana bariho bavutse kugira ngo ubarinde, abari hafi n'abari kure, bari mu migabane ya kure n'abari muri Afurika bose ubarinde, ndetse ubarindira n'ababyeyi. Muri iyi minsi hagiye hatera ibintu byinshi bibi, ariko urinde abana impanuka, urinde abana indwara z'ibyorezo, urinde abana buri kimwe cyose kibi kitanejeje, ugishyire kure y'abana, kuko abana ari umwandu uturuka kuri wowe, kandi abana ni umugisha. Urakoze kuko uri Uwiteka, urengera ababyeyi, abana ibyo bifuza bajye babibona, kubera ko Imana ifasha abababyaye. Urakoze kuko uri data wa twese mwiza, tuguhaye icyubahiro kandi turagushimiye. Komeze kubana natwe twese, abari hafi n'abari kure, mu izina rya Yesu, amen.